Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko aho muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza. Ikaze mu makuru yacu, amakuru atugeze muri aka kanya avuga yuko Madame Idamange Yvonne ry'Amerika urukiko ruhamije ibyaha byose uko ari bitandatu ahitanishwa gufungwa imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari umwanzuro w'urukiko mu rubanza rwa Madame Idamange Yvonne ry'Amerika rwabaye kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2021. Madame Idamange Yvonne ry'Amerika akaba rero yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, aho yaje gutabwa muri yombi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2021, aho binavugwa ko yanakomerekeje umupolisi mu mutwe. Icyo gihe umupolisi akaza guhita yihutishizwa ku bitaro bya Kacyiru. Icyo gihe itangazo ryavugaga ko byabaye masaha ya saa 10 ubwo urwego rwarufatanyije n'ubugenzacyaha RIB ngo rwazaga guta muri yombi uyu mugore ukekwaho guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Ryagiraga riti muri uyu mugoroba tariki 15 Gashyantare 2021 polisi ifatanyije na RIB bataye muri yombi iry'Amerika Idamange Yvonne ukekwaho ibyaha bikomeye cyane mu guteza imidugararo, yanga itabwa muri yombi rikurikije amategeko, ahohotera n'ushinzwe gukomeza amategeko. Bakagira bati ukekwa Idamange ati yakoresheje icupa akomeretsa mu mutwe umupolisi wahise yihutishirizwa ku bitaro bya Kacyiru mu mujyi wa Kigali ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2 2021. Makuru yatugera muri aka kanya akaba avuga yuko uyu Madame Idamange Yvonne ry'Amerika ukurikiranwe ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, aho binavugwa yuko yari yasabye abaturage kujya gukora imyigaragambyo ku biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri village Urugwiro. Yaje rero gukatirwa imyaka igera kuri 15 gusa nk'uko bisanzwe mu zindi manza zose, afite iminsi igera kuri 30 yo kuba yajurira iki cyemezo cy'urukiko. Mu yandi makuru ati mu bintu bitandukanye ati byaranze impera z'icyumweru gishize hirya no hino ku isi, ati si benshi bavuze cyane ku rupfu rwa Toneste Bagosora ufatwa nk'umucurabwenge wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ati Bagosora akatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda nka kizigenza mu mugambi wo kurimbura abatutsi wahitanye basaga miliyoni mu mezi agera kuri 3. Uyu musaza w'imyaka 80 yaguye muri Mali kwa gatandatu akiri kurangiza igihano cy'igifungo cy'imyaka 35 yahawe hashize imyaka myinshi cyane. Ati nandika kuri jenoside yakorewe abatutsi, ati ingaruka cyane ku byabaye kuri General Romeo wari uyoboye ingabo za Loni zari mu Rwanda. Akaba yaranatanze ubuhamya muri 4 bushinja Bagosora Toneste bahuriye ahakoreraga icyicaro cy'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania. Icyo gihe ati nari umunyamakuru wa Star muri iyo minsi. Ati 7 Romeo yamaze ari mu kazu ati kagenewe abatanga abahamya mu rukiko. Ati sinzibagirwa ubwo umucamanza yahondaga inyundo hasi ngo Romeo asoza ubuhamya bwe. Ati yabaye nk'ukubiswe n'inkuba yitegereza Toneste Bagosora ubutaruhuka muri icyo cyumba cyari cyuzuyemo abantu. Ati nyuma Romeo yaje kumbwira ati numvaga ntamuvanaho ijisho. Ati nari ndi kwibaza ntese iri koko niryo herezo. Ati n'ubwa mbere n'ubwa nyuma mpuye nawe. Urupfu rwa Colonel Toneste Bagosora rero ati nanjye rwatumye nsubiza amaso inyuma, nibuka umunsi nahuraga n'umugabo waje nyuma guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Ati ubwo hari hashize umwaka Romeo atanze ubuhamya mu rukiko, ati naje guhura na Colonel Toneste Bagosora mu cyacyumba cy'urukiko hari mu ntangiriro za Nyakanga 2005. Ati uwo munsi nabwo hari hamaze kumvwa ubuhamya mu rubanza rwa Colonel Toneste Bagosora. Nibutse ko Bagosora mu minsi ya nyuma jenoside yahungiye muri Cameroon, ari naho yaje gufatirwa muri Werurwe mwaka wa 1996 akoherezwa i Arusha ngo aburanishwe. Muri icyo gihe cyose ati nta na rimwe yari yarigeze yemera guha itangazamakuru ikiganiro. Ati naje gusaba uruhushya mu rukiko n'umunyamategeko wa Bagosora ko banyemerera nkavugana nawe ubwo iburanisha riraba. Ati rirangiye navuze ko nshaka gufata amafoto yemeze meza, ati mu buryo nanjye ntari niteze. Ati bose baranyemereye. Iburanisha rirangiye nisanze hafi kuba njyenyine mu cyumba cy'urukiko, hasigaye Colonel Toneste Bagosora n'abarinzi bari bamutegereje ngo bamwambike amapingu bamusubize muri gereza. Mu myaka yose nari maze ndi umunyamakuru nagize amahirwe yo guhura n'abanyabigwi nka Nelson Mandela, Alice Munro watwaye igihembo cyitiriwe Nobel, abaminisitiri b'intebe n'abandi banyacyubahiro bakomeye. Ati kuri iki gicamunsi bwo siko byari bimeze mu cyumba kimwe
cy'urukiko yarusha ati utuntu twanyirutse mu mubiri nk'aho ngiye kuganira na Adolf Eichmann, umwe mu bacurabwenge ba jenoside yakorewe abayahudi cyangwa se Pol Pot wahoze ari minisitiri w'intebe wa Cambodia. Uku guhura ati kwanjye nawe ati kwari gutangaje. Ati Colonel Toneste Bagosora wanyuzagamo akamwenyura, yari yambaye ikoti ati ry'ikijuju, ishati y'umweru na karuvati itukura. Ati yari yicaye ku ntebe y'urubaho ahagana inyuma mu cyumba cy'urukiko, ari naho yakundaga kwicara. Ati kuva urubanza rwe rwatangira muri Mata 2022 ati niho yabaga yandika utuntu mu ikarine ye, atakanyuzamo agahanagura amadarubindi ye cyangwa se akanyuzamo agahondobera gato akongera akicura. Ati mu gifaransa kidafututse namubajije niba namufata ifoto, ati mu kunsubiza agize ati nicare cyangwa se mpagarare. Namubwiye ko byaba byiza akomeje kwicara. Nyuma y'amafoto ati nasabye ko banyemerera nka namubaza utubazo duke, akuma ati kanjye gafata amajwi kabaga kanagana mu ijosi. Ati Bagosora yabanje kubyanga avuga ko atabyemerewe, nyuma ambaza niba njya mpura na Romeo Dallaire. Mu gifaransa gitomo yarambwiye ati uzamunsuhurize, ati umunsuhurize rwose, ati kandi nizere ko ari koroherwa ati ihungabana yagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Ati yashize amezi make tuganiriye. Ati Colonel Toneste Bagosora yatangiye kwikoma Romeo Dallaire ndetse n'abacamanza. Ati ubwo yagize ati muri urukiko ubutabera tuhafite nubwo watsinze, ati bisu ubutabera ariko nge nizeye ko nzavuga ukuri kwanjye uko byose byagenze. Ubwo yabazwaga niba mu Rwanda harabaye jenoside, Bagosora asubije agira ati nta yabaye, ati habaye ubwicanyi. Yazunguje intugu ubwo yabazwaga icyateye ubwo bwicanyi. Ubwo yabazwaga icyo yaba yarakoze ngo ahagarike ubwicanyi, yavuze ko izo zari inshingano za Romeo Dallaire n'ingabo za Loni yarayoboye. Hashize umwanya munini n'abarinzi ba Colonel Toneste Bagosora bashaka ko duhagarika ikiganiro ngo amusubize muri gereza. Ati ubwo njyewe nawe twari turangije ikiganiro. Ati yaramwenyuye ansezeraho ama n'ikiganza, naremeye duhana ibiganza. Atasohoka mu cyumba nimero 3 cy'urukiko mpanabyaha rwashyiriho u Rwanda. Ati ndibuka icyo kiganza dusuzanya, ati n'ubwoba cyanteye, ati gusa nkanibuka icyo cyatumye ntekereza. Ati baze guha ikiganiro umuntu nyuma akavanamo ikiganza akacyakira, ati nta gutekereza, atukaza kubyibazaho nyuma. Ati Bagosora yaje rero guhamya ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu mu rubanza rwayobowe n'abacamanza batatu, akatirwa igifungo cya burundu, nyuma cyaje kugabanywa mu bujurire kigirwa imyaka 35. Abacamanza bemeye kandi byatangajwe n'ubushinjacyaha ko ubwo Perezida Juvenal Habyarimana yapfaga nyuma yo guhanurwa kw'indege yari mutwaye tariki ya 6 Mata 1994, Bagosora w'umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo ari we wasigaranye ubutegetsi, aha amabwiriza abarindaga perezida yohereza interahamwe kwica uwari minisitiri w'intebe, kwica abasirikare babiri ndetse no kuyobora jenoside kugeza ikwiriye mu gihugu hose mu Rwanda. Ati mu gitabo cye Romeo Dallaire asobanura uburyo ubwo yasigaga imodoka ye muri parking ya Hotel Diplomate agiye guhura na Colonel Toneste Bagosora n'abayobozi b'interahamwe, babanje kuvana amasasu muri pistolet kugira ngo umujinya utaza kumurenga akabarasa. Ubwo Bagosora yamwerekaga abayobozi b'interahamwe, Romeo Dallaire avuga ko yumvise ataye umutwe kuko umwe muri bo ku ishati ye yariho ibitonyanga 3 by'amaraso. Romeo Dallaire ngo yumvise ababajwe no guhuza abagabo yabonaga nk'abacurabwenge b'umugambi wo kurimbura abatutsi, ndetse nyuma yaje kubyitirira igitabo cye yise Shake Hands with the Devil, indamukanyo na Sekibi. Romeo Dallaire yigeze kandi kumbwira ko ubwo yavaga mu Rwanda yaje kumenya ko Imana iriho, ati kuko yaramukanyije na Sekibi, ati ubu imwe muri zo Sekibi yagiye guhemerwa ibyo yakoze. Alan Thompson yahoze ari umunyamakuru wa The Star guhera mwaka wa 1986 kugeza muri 2003. Kuri ubu rero ati n'umuyobozi wa gahunda y'itangazamakuru muri Carleton University. Inyandiko ikaba yaratambutse bwa mbere mu kinyamakuru The Star iri mu rurimi rw'icyongereza. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwaraye busabiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda Christopher Kayumba kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mu gihe bukimukoraho iperereza. Uregwa n'umwunganira mu mategeko bo basaba kumurekura agakurikiranwa ari hanze.
araregwa ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Uregwa avuga ko ari ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki. Kigali, Eric bagira ubusa. Mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu mujyi wa Kigali, bwana Christopher Kayumba watangiranye ijambo yabanje kuzamura inzitizi enye asaba umucamanza kubanza kuzisuzuma mbere yo gutangiza iburanisha nyirizina. Yabwiye urukiko ko nk'uko yari yarumenyesheje ko akeneye kwitabwaho mu buryo budasanzwe na muganga kuva urukiko rwafata icyemezo nta muganga arahura nawe. Kayumba yavuze kandi ko kuva urukiko rwamwemerera umwanya uhagije wo gusoma dosiye abashinzwe kumurinda muri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro bahise bayimwambura. Yabwiye urukiko ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo kuganira n'umwunganizi mu mategeko. Kayumba akunze kumvikana mu majwi yo hasi agoranye kubera ibibazo by'ikoranabuhanga rya Skype. Yabwiye urukiko ko yarebye imigendekere y'urubanza asanga hatubahirizwa ihame ry'uburenganire ku baburanyi bombi. Yasobanuye ko muri kasha atemereye icyitwa urupapuro ndetse n'ikaramu mu gutegura urubanza rwe mu gihe ubushinjacyaha bubona ibyangombwa byose. Akavuga ko itegeko nshinga rya Repubulika risumba yandi mu Rwanda ritomora ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko. Ibyo ni nabyo byashimangiwe n'umwunganizi mu mategeko Maître Jean Bosco Ntirenganya Sefu uvuga ko yagiye yimwe uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira. Ubushinjacyaha buvuga ko Kayumba atakwitwaza impamvu z'uburwayi kuko yasezerewe na muganga bigaragara ko yakize. Buvuga ko aho afungiye batamwambuye uburenganzira bwo kunganirwa, ko ahubwo umunyamategeko umwunganira yagiye amusura mu masaha atari y'akazi. Urukiko rwabajije bwana Kayumba impapuro za muganga zimwemerera ikiruhuko cy'uburwayi. Yazibuza ariko ashingira ku zindi avuga ko afite zimwemerera kwitabwaho by'umwihariko na muganga. Kuba yaramwambuye dosiye agomba kumufasha gutegura urubanza, Kayumba avuga ko atamuzi mu mazina. Naho kuba mubujije guhura n'umwunganizi w'ahafungiwe, Kayumba avuga ko byakozwe n'ukuriye polisi mu karere ka Kicukiro. Nyuma yo kumva izo nzitizi zose, urukiko rwazisuzumye rwanzura ko nta shingiro zifite ruhita rukomeza iburanisha. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura ibyaha bukurikiranyeho umunyapolitiki Kayumba. Bwavuze ko mu mwaka w'2012 yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato uwari umukozi wo mu rugo. Ibi bivuga ko byemezwa n'uwo mukozi n'uwari umuzamu wa Kayumba. Bukavuga ko bukurikije amakuru batanga hari n'abandi bakozi yaba yarabikoreraga. Bumurega ko mu mwaka w'2017 yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga mu ishuri ry'itangazamakuru, amwizeza kuzamuhesha akazi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Busobanura ko uyu yamureze no muri kaminuza ku wari ukuriye ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho, bukamusabira ko yaba afunzwe by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza. Ahawe ijambo, Kayumba yabwiye umucamanza ko nta mpamvu zikomeye abona zatuma afungwa. Mu magambo ye avuga ko ubutabera bwagombye gushingira ku kuri kw'ibyabaye kandi mu bwigenge bwabwo. Urukiko rwamwibukije ko ikiriho ari ukwiyegura ku byaha aregwa aho gutinda akora icyo rwise kwigisha amahame n'imikorere by'ubutabera. Yavuze ko ibyaha aregwa ari ibihimbano by'ibinyoma. Yavuze ko bagishinga ishyaka rya politiki riharanira demokarasi mu Rwanda, Rwanda's Platform for Democracy, aribwo hatangiye kuzamuka ibirego bimushinja guhohotera abagore. Yumvikanye avuga ko hari abantu yahuye nabo bamusaba kwitandukanya n'iryo shyaka, bitari byo bakazamurega ibyaha bimuheza